Nongeye kukuramutsa we mukunzi w'izi nkuru. Nk'uko bisanzwe ni Yvonne Mushimiyimana cyangwa se Sister Yvonne ubasuhuza. Imisatsi y'amaderedi na data. Inkuru y'uyu munsi iravuga ngo imisatsi y'amaderedi na data. Iyi nkuru tuyibwirwa na Michael Kujyo ufite imyaka 38 y'ubukuru, akaba akomoka mu gihugu cya Uganda. Mbere ko dutangira inkuru yacu, reka mbanze nshimire we wakoze subscribe kuri iyi channel. Nshimiye kandi ukora like ugashyiraho na comment. Ni ukuri ibitekerezo byawe ni ingirakamaro. Kuba atarabikora, mbibutse ko iyo ukoze subscribe bigufasha kubona amakuru ku gihe, ukamenya niba nshyizeho video ugahita uyibona ako kanya. Zaba video z'indirimbo zanjye, zaba izizi nkuru mbasomera, cyangwa iyindi yari yose nashyiraho, amakuru ahita kugeraho ako kanya. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mukomeza kumba hafi, kandi ndabashimira ku bufatanye tugirana. Reka rero dutangire inkuru yacu. Imisatsi y'amaderedi na data. Michael Kujyo yangaga se mu buryo bwose. Rimwe na rimwe iyo abantu bamubazaga bati papa wawe abahe, yarabasubizaga ati papa yarapfuye. Urwo ni rwo rugero twavuga ko Michael yangagaho se umubyara. Papa we yatandukanye na nyina igihe Michael yari afite imyaka 9 y'ubukuru, baba mu gihugu cya Uganda. Michael yanyuzagamo akajya gusura se mu bikingi bye. Ise agahita amuha imirimo ivunanye yo gukora. Iyo Michael yarangizaga kuyikora, nta gihembo yamuhaga nk'uko yahembaga abandi bakozi, habe no kumuha ibyo kurya ngo arya hage. Uwo muhungu yumvaga se amukoresha nk'umuretwa aho kuba umwana we. Igihe kimwe ubwo Michael yaravuye kwa se, yarahiye nyina ko atazasubirayo. Koko niko byagenze, ntiyongeye gusubirayo ukundi. Ariko ntiyashoboraga kwibagirwa uburyo yamufataga nabi. Ubuzima ntibwamworoheye, kandi iteka yavuga ko byose intandaro ari se wabatereranye kuva akiri muto. Michael na nyina babayeho ubuzima bw'ubukene bukabije, ku buryo ageze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye yabuze amafaranga y'ishuri, biba ngombwa ko areka kwiga. Yatangiye gushakisha ubuzima, ajya no mu byo kwiga kubyina, kurapa, bimwe by'abaraperi. Yagiye kuba mu gihugu cya Kenya, akajya abyina mu tubari nijoro no mu tubyiniro mu gihe cy'imyaka 2 yose. Muri icyo gihe yateretse imisatsi abuhishamo na bya bindi bita amadread cyangwa dreadlocks. Igihe nyirarume yamutumiraga ngo azamusange Juba muri Sudani y'Amajyepfo, yagiye yiteguye gukoresha impano ye yo kuririmba hip hop, akajya aririmba mu tubyiniro two muri icyo gihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Umunsi umwe ubwo Michael yamanukaga mu mujyi wa Juba, yanyuze imbere y'iduka, maze nyiraryo aramuhamagara, maze aramubaza ati usengera he? Michael yarahagaze, maze aramusubiza ati yewe ntabwo nsenga. Umucuruzi yaramubajije ati kubera iki? Michael yaramubwiye ati ngaho ndeba. Atunga urutoki ku misatsi ye. Uratekereza ko nakwinjira mu rusengero rw'iyihe misatsi? Uratekereza ko nakwinjira mu rusengero n'iyi misatsi? Umucuruzi yaramushubije ati kubera iki? Rwose wajyayo nta kibazo. Michael yabwiye wa mucuruzi ati noneho mbwira aho usengera nzaze tujyane. Michael yaje kumenya ko uwo mucuruzi adakina, akaba yarasengeraga mu rusengero rw'Abadiventiste munsi wa 7 rwa Juba. Wa musore yararitse Michael ngo azaze bajyane gusenga, ariko Michael aranga, ahubwo aravuga ati numva ko bari abantu basenga mu buryo bw'amayobera kandi babeshya abantu ko bakize indwara. Uko Michael yanyuraga imbere y'iduka ry'uwo mucuruzi, yaramuhamagaraga, ariko Michael akica amatwi akareba hirya. Yakomeje kujya amuhamagara. Umunsi umwe yumva amurembeje, aramwitaba, yemera kuvugana nawe. Umucuruzi aramubwiye ati tugiye gutangira amateraniro y'ivugabutumwa azamara ibyumweru 3.
akaba azatangira ku isabato itaha, kuki utayazamo? Michael yemeye ubutumire. Yakunze ukuntu basenga amasengesho y'umujya umwe, aho babwiraga Imana nk'aho barebana nayo imbonankubone. Ikindi pasitoro yigisha asoma amasomo muri Bibiliya. Ikibwirizwa cyamutangaje ni ikijyanye n'isabato. Pasitoro yavuze iby'isabato y'umunsi wa karindwi, asoma n'amasomo abihamya muri Bibiliya, avuga ko Imana itigeze ihindura uwo munsi ngo ujye kuwa mbere w'iminsi 7. Imuhira iwe Michel yihaye gahunda yo gusoma Bibiliya yitonze, aza kubona ko isabato ari umunsi wa karindwi. Ku isabato iheruka y'amateraniro y'amavuna, Michael yabaye umwe mu bantu benshi babatijwe uwo munsi mu ruzi rwa Nili. Nta muntu n'umwe wigeze agira icyo avuga ku misatsi ye. Ariko igihe Michael yaratangiye kujya gusenga buri sabato, yatangiye kumva abahwihwisa ku bijyanye n'imisatsi ye. Umwizera umwe yaramubwiye ati, ubu rero warabatijwe, ubu se noneho ntushobora kogosha umusatsi wawe? Michael yaramushubije ati, ubwo se urashaka kuvuga iki? Ntuzi ko na Samusoni yari afite imisatsi miremire? Iyi misatsi yanjye ntabwo ari mibi. Wa mwizera yaramusubije ati, ariko abizera b'itorero barakurangarira. Michael ati, ntacyo bimbwiye, ariko nta nubwo twemerewe gucira bagenzi bacu imanza. Ariko Michel yari azi ko hari ikitagenda. Iyo yajyaga gutanga ubuhamya bw'imibereho ye mu nsengero zitandukanye z'Abadiventiste, buri gihe mbere yo kugira icyo avuga yabanzaga kuvuga aya magambo: ntimuterwe ubwoba bw'uko nsa, ndi umwizera mugenzi wanyu. Mu mutima we yashakaga kumenya koko ko Abadiventiste bamwemera uko ari cyangwa bamukoresha ku zindi nyungu nk'uko papa we yabigenje mu myaka yari itambutse. Umwaka warashize, abona ko abizera b'itorero bamukunda uko ari kose. Yumvaga ari mu muryango w'abana b'Imana bamukunda nk'umuvandimwe wabo. Yahise afata icyemezo cyo kogosha umusatsi we ntawe ubimuhatiye. Muri icyo gihe yibutse papa we umubyara. Yasomye isomo ryo muri Matayo 6:15, ariko nimutababarira abandi, so uri mu ijuru nawe ntazababarira ibyo mumucumuraho. Yarasenze abwira Imana aya magambo: Mwami Imana, kubera ko ari ubushake bwawe bw'uko ushaka, nyigisha kubabarira. Byamutwaye amezi 3 kugira ngo abone telefone ya papa we. Michael yumvaga ko navugisha papa we amubwira nabi, ariko siko byagenze. Papa we yaramubajije ati, uyu ninde uhamagara? Mbese ni umuhungu wanjye? Michael yaramusubije ati, yego ni we. Ntabwo byoroshye gusobanura ibyambayeho. Se yaramushubije ati, ntugire ikibazo, ntuterwe ubwoba n'ibyabaye. Ndagushaka mu rugo ukaza nk'umuhungu wanjye uje iwawe. Tebuka rwose uze, ndashaka kuguha umugisha wa kibyeyi. Michael ubu wari ugize imyaka 38 y'ubukuru aravuga ati, urwango rwari rumaze imyaka 30 umutima wanjye rwarayoyotse. Nari nzi ko ntazigera nkunda data mu mibereho yanjye yose, ariko ubu ibi byarahindutse kubera inyigisho nigishijwe mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Mu kuri iri torero rirategurira abantu kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Michael ubu akora akazi k'ubushoferi i Juba mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Mwakoze gukurikira iyi nkuru, ntimuzacikwe n'inkuru y'ejo mu gitondo. Uwiteka abahire kandi abagirire neza, abahe imigisha, abahe guhaha mu karonka. Mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza.